Afrimax TV online ubungu turi kumwe na Khalfan mu njyana ya hip hop. Khalfan bimeze gute my brother? Fresh mjomba back. Yeah. Ndabona nawe wakomeje mu bahanzi batanu. Ana nakomeje kandi koko nabonye ko itangazamakuru mwaratoye n'abafana mwaratoye even n'abagize pano nabo baratoye. So ndashimira cyane mwebwe ariko nuko byagombaga kumera kandi koko byaciye mu mucyo sinzi niba araho nibeshye. Okay, mu njyana ya hip hop ni uri kumwe nande? Ndi kumwe na Bulldog na Riderman na Jay Polly na JC ndumva nabonga na Maji. Okay, muri abantu batanu ese uraceka ko waza gukomeza ukanatwara igikombe cyangwa ugatwara iyo award ya Salax Award? Nago ikintu bazakurikiza nabwo ari amazina uburemere bw'amazina uko umuntu agira izina ruko yakoze. Kandi narababwiye ni izina ryanjye rizasumba umunara w'ibebere nabisabye na Nyagasani Mwenyezi Mungu ni nawe utanga ni nawe ukora byose. So icyo ndi kubona nyine ni bikorwa tuzareba nago tuzareba izina Jay Polly ngo cyangwa Bulldog cyangwa Maji cyangwa oya tuzareba ibikorwa. So urizera uriyaminiye ko nta kibazo na kimwe? Ntago nta kibazo mfite ariko meruka urimo kuvuga ngo ufite girlfriend mushasha gute? Uriya mwana ni nawe watumye ngera kuri bino byose. Before ndanamushimiye komeza umbe hafi kandi umfashe nyine kugera no kure harutahanga. Yarambujije kubera ko urumva kubera ubuzima bwe ntabwo yarambuje sinzamuvuga izina. Arije no mu diaspora ariko no munyarwandakazi. Ebana njewe tuzakomeza kuvugana ibindi byinshi cyane ariko uyu munsi big up to yourself kandi ukomereza ngaho. Thanks a lot Bactison ndabibutse ko Bact yamfashe kuva ku munsi wa mbere bwa mbere na mbere mu mateka yanjye nakoze interview n'uyu mugabo na nyuma ngeze ku kintu kishimishije ni nawe twongeye gukorana. Bact thanks a lot. Big up to yourself my bro. Turacyakomeza n'abandi benshi cyane so stay there turebe undi muhanzi muri muganira nabo benshi cyane ni muri Afrimax TV online.